icyambere na mbere biragoye kuba nahamagara umuntu ngo aze ngo nze mu bujujubye. Nahuye na Bruce Melodi muri 2017 azanywe n'umushuti wanjye witwa Omar. The best. Mari niwe wamuzanye. Mari yamaze iminsi ambwira ati Bruce Melodi arashaka kureba agiri ikintu cyangwa bibiri akubaza kwigiraho. Even before that nanabwiye Mari ko I personally love Bruce Melodi. I'm a big fan. Nanabivuze inshuro ngira ngo n'abanyamakuru barabizi byandi baje babikoraho inkuru. So abimbaza I was okay with it, and then dushaka umwanya aza kundeba. I think that was the first time it crack was a one-on-one. And then ibindi bihe birapasa, ubwo nshatse kwita nsimbuka nkajya ku kibazo. Ntabwo biragoye ko uhamagara umuntu kugira ngo aje umujujubye. So now if it happened, I apologize. Bruce ahari ambabarire, sinzi kamera narebe yariyo ariko ambabarire nimba naramuhamagaye nibaza ko ashobora kuba yaraje nkunda PlayStation. That's true. Ashobora kuba yaraje ashobora kuba yaraje nge nazizo twatangiye shampiyona tugomba kurangiza. Gusa ubwo ndiho ndashaka kugereranya icyabaye kuko ntabwo nakibuka neza, ariko ashobora kuba yaraje twatangiye shampiyona igomba kurangira, but also thinking ko ari cool enough kuba yanyihanganira nkayirangiza nkamusangayo. It was never agasuzuguro. Mu bintu kwivuga biragoye, ariko mu bintu nzi ntagira ntabwo nsuzugura. Yisirika nk'ikaze kuri Fyve-tvrwanda. Nizera ko umeze neza cyane, mbonera kandi umwanya wo kwifuriza kurushaho kugubwa neza. Ni Fyve-tvrwanda mu kiganiro The Cruise Show, tugenda tugaruka ku makuru y'abastari, amakuru bagezweho, amakuru bacicikana mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ngira ngo nkuko baze kubona mu kavideo katambutse ni The Ben wanabajijwe n'ikinyamakuru kimwe hano mu Rwanda aricyo Isango Star, aho yabazwaga ku bintu bijyanye n'amagambo Bruce Melodi yigeze gutangaza ubwo yari muri Kenya. Ngira ngo abantu benshi nibwo bongeye kuvuga ati se burya bishobora kuba bya bintu bifite imvano cyari ko Bruce Melodi yari yavuze ko witwa The Ben yari yaramwirengagije, akaba ari kimwe wenda yavuze ko byamubabaje. Gusa avuga ko ari tayari ko ishobora kuba yakora indirimbo ikanasohoka, ko nta kibazo indirimbo iramutse igiye hanze. Then gira ngo nibwo bisa naho byabaye saga mu itangazamakuru. Abantu benshi bongera kuvuga ati se burya bya bintu bishaka kuba bifite impamvu. Hari impamvu dushobora kuba tubona wenda Bruce Melodi avuga The Ben gutya na gutya, you know. Then so nibwo The Ben yabibajweho ejo bundi ubwo yari yamanutse hano muri Ruhango. hari event yagombaga kwagirira irimo gufasha abana bakiri bato, abana biga mu kigo Bright Future Academy. Ndabona ngira ngo yari yanaje kwakora foundation nziza cyane. Navuga ko twarabishimye cyane. Ni byiza ubona ko yakoranye urukundo. Ni ibintu kandi dukeneye kubona mu bastari benshi hano mu Rwanda. Then so nibwongeye ku bya dressing aho agira icyavuga ku bintu bijyanye n'amagambo Bruce Melodi yatangarije hariya muri Kenya amagambo yerekeye cyane kukuba ngo The Ben yaramwirengagije. Then aza kubivugaho avuga zimwe mu mpamvu nabonye abantu bagarutseho. Yaje gushyiramo akantu ko kuba afite hobby cyangwa se ikintu kimwe akunda kitwa PlayStation. Ngira ngo abantu benshi burabizi cyane, abantu mukunda video game, online game, ni video station. Guys, abantu kabisa man, you know, media ishobora kubitangiye gutera imbere cyane cause
hari umwe mu bantu nabonye wanditse ngo dutangiye episode nshyashya ya PlayStation. Bro, nibwo rero yaje kubigarukaho, gusa avuga ko hari ukuba yikundira PlayStation cyangwa se imikino ya video game, kandi akaba ari hobby ye, bityo ashobora kuba yaramugotesheje akamuburira umwajya. Nibwo rero abantu bose baje kwisamira baravuga ati The Ben yimye collabo Bruce Melodi kubera PlayStation, cyangwa se imbere ya PlayStation Bruce Melodi ni ubusa. Man, cyaze kabisa, cyaze. Gusa icyo navuga cyo ni uko biba bigoranye cyane cyane ku muhanzi nk'uyu nguyu ubaye munini kubwira umuhanzi mugenzi ngo ambabarire. Burya tujye tunumva abantu sometimes, tujye tunumva abantu cause hari igihe biba bigoranye cyane, ariko navuga ko kubwanjye ni igikorwa gikomeye cyane, ntako atagize. I appreciate kandi amushimira cyane. Ndakeka na mugenzi we Bruce Melodi naba bikaze cyane, naba bikaze. Ibindi biba bisigaye ni bya media cyangwa se babantu runaka bungukira mu guhangana kw'aba ngaba babiri. Hari team runaka y'abantu bashobora kubonera inyungu bitewe n'uko wenda Bruce Melodi cyangwa se The Ben habayemo akantu k'agasaga. Then so ubona ko ni The Ben waciye bugufi, nta n'ikintu bitwaye. nawe nujya uhura n'ikibazo na mugenzi wawe, just apologize, mubabarire nawe akubabarire. Gusaba imbabazi nta kintu bitwaye. So ni mu buryo bwa kivandimwe kuri njye. Navuga ko namushimiye cyane, navuga ko kandi ari ibintu byiza cyane cyane ko nta rwango ruba ruri hagati y'aba ngaba babiri. Ibintu byose ni business, the business no gushaka amafaranga. Ari igihe bishobora kubaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ukaba ushobora kugongana na mugenzi wawe. Ntabwo bivuze ko byacitse, ikibazo cyavutse cyangwa se ngo kabaye, wa mugani wa mvugo y'iki gihe ngo kabaye. Then I appreciate kuri Bruce Melodi, I appreciate kuri The Ben wanabashije guca bugufi agasaba imbabazi, abwira mugenzi we ko nta kibazo, nta n'ikibazo tunabibonamo, nta kibazo tunabibonamo. Cyane cyane ko bose bahuje umwuga kandi banakeneye no kuzamura industry ni yabo. Industry ni y'Abanyarwanda muri rusange, ni muziki nyarwanda, ntabwo ari muziki ya The Ben, ntabwo ari muziki ya Bruce Melodi. That's why mvuga ko bahuje industry, ariko nanone buri umwe akeneye undi. Kuzamuka kwa The Ben means kuzamuka kwa Melodi, means kuzamuka kwa industry nyarwanda. So ngira ngo ni byinshi cyane nabonye abantu bagenda bagarukaho mu comment. Nagiye ku account y'aba bombi mbona witwa Bruce Melodi, sinzi akavideo yagaragaje arimo gukora new track, arimo gutegura n'uwitwa Prince Keys. Abantu bongera kugaruka akantu ka PlayStation, bamwibutsa ko ngo hari abantu bamusimbuje PlayStation. Gusa navuga ko ni bamwe mu bahanzi badashobora kubura mu bitangazamakuru, cyane cyane ko mu ma headlines menshi hano mu Rwanda ni The Ben, ni Bruce Melodi, cyangwa se Bruce Melodi The Ben. Ngira ngo byagiye biba team B and team M, so navuga ko ni kimwe mu bintu biri gucicikana no mu itangazamakuru, kimwe mu bintu birimo kuvugwa cyane. Ni amakuru tugenda tukugezaho time to time 24 hours. Gutse ko yari Fyve-tvrwanda, ikiganiro cyo nta kindi The Cruise Show, tugenda tugaruka ku makuru y'abastar, amakuru abacicikana, amakuru bagezweho. Reka mwibutse kandi ko nukanda ijambo subscribe uraba uyifatanyije natwe. Ni Fyve-tvrwanda, reka mubwire ngo jobless.